السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ikuzwe n'ishime ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yacu ari we Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Umutoni wa Aliya. Tukaba tugiye kungurana ubumenyi ku bijyanye n'umukobwa w'intumwa y'Imana ari we Fatima Zahra alayha salam. Nk'uko twese tubizi, turi mu minsi ya Ayami Fatimiya, aho biba ari byiza ko duha agaciro umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam ku byo yakoze kuva avutse kugeza avuye mu buzima. Hari abantu benshi batazi ese umukobwa w'intumwa y'Imana yari inde, cyangwa se Fatima Zahra ninde. Fatima Zahra ni umukobwa w'intumwa y'Imana ari we Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndetse n'umufasha wiwe Khadija. Fatima Zahra alayha salam niwe mwana w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wabashije kunyuzwaho abakomoka ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaba ari nawe mugore uhagarariye abandi bagore bose bo mu ijuru. Akaba ari we mugore w'umusigire w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ari we Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Fatima Zahra yari umugore w'umunyacyubahiro wihesha agaciro, ukunda gusenga cyane cyane, yakundaga gufasha, ukunda kwiyegereza Imana, aho kugira we ubwe yisabire, we yaharaniraga gusabira abandi, kuko we iyo yajyaga gufasha ntago yatangaga cya kintu we atagikoresha kidafite agaciro. Aho we yatangaga nk'ikanzu ye y'ubukwe, agatanga imikufe ye ihenze. Kuri we yatangaga ibintu bihenze, ntago yatangaga ibintu kuri we bidafite agaciro. Fatima Zahra yari umugore ukunda gusenga cyane, kwiyegereza Imana. Ntiyigeze akora icyaha na kimwe mu buzima bwe bwose. Yaharaniraga ubutabera ku bandi, akabashakira ubutabera aho barenganyijwe cyangwa bariganyijwe. Bityo rero twebwe nk'urubyiruko cyangwa abategarugori, ikintu twakwigira kuri Fatima Zahra alayha salam ni ugukurikiza ibyo yakoraga, kugira natwe tuzabashe kuba turi mu bagore bazaba bari ahagarariye mu ijuru inshallah ta'ala. Tukakunda gusenga cyane, tugakunda kwiyegereza Imana cyane, tukava mu byaha, tukambara tukikwiza, kuko muri iki gihe usanga abakobwa bamwe na bamwe cyangwa se abategarugori batacyambara hijabu ngo bikwize nk'uko Fatima Zahra yabigenzaga. Bityo rero ikintu twese twakwigira hamwe kuri Fatima ni ibyo ngibyo mvuze haruguru mu ncamake, ko twakunda gusenga tukiyegereza Imana, tugakunda gutanga cyane, tugakunda no gufasha abantu muri rusange. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.